ni amarira, ni agahinda, ni umubabaro, mbega ibintu bibereye hano mu mujyi wa Kigali. Ubwo rero twari turimo turakora inkuru hano mu mujyi wa Kigali, twatunguwe no kubona abana bagera kuri 4, mbega ibintu birimo birabakorerwa birababaje kandi biteye agahinda n'umubabaro. Mbese ibyo ni ibiki byongeye kubabaza bagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abagenderera muri uyu mujyi wa Kigali. Mbese byagenze gute? Byose rero urimo uragenda wibaza, nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero twihuse dutangire n'iyi nkuru yacu, aho abaturage batuye mu mudugudu wa Gitaraga, akagari ka Kibenga, mu murenge wa Ndera, mu karere ka Gasabo, baratabariza abana 4 batsizwe mu itongo na nyina ubabyara, nyuma y'uko ubuyobozi bufashe umwanzuro wo kumusenyera inzu bari batuyemo. Rero bamwe mu baturage baganiriye n'itangazamakuru bavuze ko kugira ngo abana batangire kwiraza mu itongo byaturutse ku mwanzuro ubuyobozi bw'akagari ka Kibenga bwafashe bwo gusenya inzu yari isanzwe ituwemo nabo hamwe na nyina ubabyara, kuko ngo yari iri mu kajagari. Bakomeza babwira itangazamakuru ko nyina ubwo yabonaga bamusenyera inzu yabaye nk'uhungabanye, agata umutwe, noneho mu kanya gato ahita atorongera kugeza ubwo butangiye guhumana, ariko abaturanyi bakizera ko isaha n'isaha ari bugaruke asanga abana. Gusa bwije cyane babona amazi si yayandi, bityo biyemeza kurarira aba baziranenge barimo umwana w'amezi 8. Maze bano baturage mu gahinda, mu mubabaro mwinshi, ubwo bari barimo baganira n'itangazamakuru, bagize bati mu by'ukuri ibyabaye ni agahomamunwa, kuko iyi nzu yasenywe bari basanzwe bayituyemo kandi igihe kirekire, gusa byakozwe nko mu rwego rwo gusenya utujagari. Nyina w'aba bana rero akimara kubona ibimubayeho asenyewe, kubyakira byaramunaniye kuko yahise ahungabana, bimuviramo gutorongera kugeza n'ubu naragaruka ngo asange bano baziranenge. Twebwe rero nk'abaturanyi babo tukimara kubona ibyabaye kuri uyu muryango, twiyemeje kuba hafi y'aba bana barara mu itongo, tukajya ibihe tukabararira ngo hatagira abagizi ba nabi babambura ubuzima cyangwa igisimba gishobora kubarya bagapfa. Ubundi twe tubibona nk'akarengane kuko iyo nzu yasenywe bayituyemo igihe kirekire cyane. Ni inkuru kandi yagiye ibabaza abagiye batandukanye bose bagiye bayumva, maze inanemezwa n'umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Nirenganya. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku murongo wa telefone, yavuze ko iki kibazo ubuyobozi bukizi, gusa bukaba bwatunguwe no kumva abana baragaruwe kurara muri ibyo bibati kandi mbere bari bajyanwe kwa nyirakuru. Bisa nk'aho ababyeyi babo ibyo bari gukora bisa nko kwigomeka ku buyobozi. Ntirenganya watangaje ko iki kibazo ubuyobozi bugiye kugikurikirana, ati mu by'ukuri ibyakozwe bisa nk'ikintu cyo gushaka kwigomeka ku buyobozi kugira ngo berekane ko ubuyobozi bwabakuriyeho inzu utagakwiye kuyikuraho. Twamenye ko abana bajyanwe kwa nyirakuru kuba kwa sekuru, kigaragara ni ababyeyi babo babikoze, gusa twaje kwakira amakuru avuga ko bagaruwe kurara muri bya bibati. Ababyeyi babo babikoze mu rwego rwo kugaragaza ko badafite ubushobozi kandi barabonye amafaranga yo kubaka iyo nzu y'akajagari, biba byerekana ko basanzwe bafite ubushobozi. Akomeza agira ati turashaka uko tumenya aho ababyeyi babo bari, tubaganirize bareke gushaka gukina n'ubuyobozi. Niba abana bari kuba kwa nyirakuru, tuba twizeye ko batekanye, kandi nitubona hari ubundi bufasha bakeneye tuzakora ibishoboka byose bakomeze kugira uburenganzira bwabo. Amakuru twakiriye mu mudugudu avuga ko se ubabyara afite imirimo akora mu nganda ndetse na nyina asanzwe nawe afite akazi. Ati rero ntabwo tuzi impamvu baraza bano bana muri rino tongo. Ati rwose bano babyeyi barebwe icyakorwa kugira ngo bano bana babakure hano. Iyi nkuru rero ikimara kujya hanze, abagiye batandukanye bose bagiye batanga ibitekerezo, bose bagaruka kuri bano bana barara mu itongo, bakavuga ati buse hagize nk'ikintu kibarya cyangwa se ubimbeho bihari, uko ko bano bana ntibazakuramo indwara ikarishye kandi yatuma n'ubuzima bwabo buhungabana. Byinshi rero
rero tuzagenda tumenya kubyerekeranye n'iyi nkuru tuzabigarukaho mu makuru yacu y'ubutaha. Reka dukomeze tubifurize kugira ibihe byiza kandi Imana ikomeze ibane namwe mu byo muba murimo byose bigiye bitandukanye. Kandi ikindi mwibuke kureba munsi y'aya makuru murabona ijambo subscribe cyangwa se abone, mukandeho n'akazogira kazana kuri mugasige nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya mu abambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.